Turagushuje wowe wumva Tera TV aka kanya nk'ibisanzwe iyi Tera yanyu ni umuyoboro wanyu mwumvaho ibiganiro byacu bya buri munsi. Tukaba tugarutse uyu munsi noneho tuzanye ikiganiro gishyashya cy'abantu benshi bagiye badubaza cyangwa se bayifuza ko twazabasobanurira ikintu kijyanye na telefone by'umwihariko ku kantu bita call ended. Ese ngo call ended yandika muri telefone iyo uhamagaye rimwe na rimwe ikaba byakuvutsa amahirwe udahamagara kandi byari ngombwa kugira uhamagara umuntu runaka, cyangwa se wari ufite gahunda ya serivisi yawe ihuse noneho telefone yaba yari guhamagara mu gihe runaka wayikoreshaga mu buzima busanzwe ariko aretone ugasanga noneho wajya guhamagara bisaba kubwira ni call ended. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe noneho ni gute ibikorwa biterwa n'iki, noneho ni gute wabihandling utagiye ku mutekinisiye ugakuramo ibyo bikode babashizemo byitwa call ended igihe atari ikibazo cy'itekinike. Ndakwibutsa yuko niba ari ubwa mbere ukurikiranye Tera TV aka kanya, twakwibutsa ko wakanda subscribe kana notification or nkuko ndi kubikwereka hano hejuru, manzu kandi like ukurikizo subscribe, wibuke nanone gukanda ukazogera ushiraho ngo hari ingofero kugira umunsi wari wose cyangwa igihe ari cyose twa upload inzo video yare yose ugira uwa mbere kubimenya kandi ubuhe gusharinga n'abandi gutanga commentaire kugira umuntu wese bimugereho. Ese call ended ni iki? Niko kandi kiye guheraho. Call ended ni iki? Iyi call ended ni igihe uri guhamagara muri telefone yawe washamo nimero igihe cyari cyo cyose bagahita kubwira ngo ni call ended. Call ended rero ku muntu utabizi bisobanuye ikintu kinini cyane kuko igihe uri guhamagara kuri telefone yawe bikaba call ended nta kintu na kimwe ushobora ko wakora, cyane cyane yuko urumva iba yiborotse nyine ni call ended, nta kindi kintu ushobora ko wakora. Reka dufate nk'urugero wenda niba njyewe ku giti cyanjye ndi guhamagara bikaba call ended cyangwa se bikaba call yanjye ntigere ko nshaka kugeraho, bigenda gute? Reka mvuge wenda ngiye guhamagara nimero runaka, iyi ngiyi ngiye gushiramo imeze utya, noneho nyihamagare. Call ended. Mwayibonye mwese? Mwayibonye? Reka nsubiremo gake. 078 nshiremo nimero nshaka guhamagara ariko nindangiza wenda ngire gutya nimero yari yose barahita bama ngo call ended. Yes, bivuze ngo igihe cyari cyo cyose naba mfite gahunda yo guhamagara umuntu kuri call ended ntago bishoboka kandi niba ufitemo amayinite cyangwa network. Ese call ended urumva atari ikintu kibangamye kuri wowe? Bikorwa gute rero? Hari uburyo bwinshi rero bishobora gutuma iyi telefone yawe iba call ended. Twava nk'urugero iyo ubonye ari call ended ashobora gucekinga niba telefone yawe itaborotse cyangwa simukadi yawe itaborotse. Icyo nicyo cyambere uhita wihutira kureba. Wamara kubona telefone yawe itaborotse ukihuta none kureba niba koko nta kindi kibazo gifite, wenda nko kwa telefone yijyanye muri mu kadege icyo bita airplane mode cyangwa se simukadi yawe ikaba yavuyemo, nabyo birashoboka. Ibyo bishobora gutuma haba call ended cyangwa se yangiritse kuko birabizi ko ari igihe telefone uyikoresha umwana ayifata cyangwa umuntu runaka bitewe no kwinyaganyiza telefone kava cyangwa simukadi kava mu rugo aho yari yicaye kaba yajya ku mpande, bityo bigatuma wajya guhamagara biba call ended. Ishobora none kuba ari ikibazo cya signal cyangwa se ikibazo cya network ukoresha iminara y'ahantu ukoresha ugasanga wenda yavuyeho, noneho wowe wahamagara bikaba call ended, ukigira ngo telefone yawe ni ikindi kibazo ifite. Checking ibyo bintu bya mbere nkikubwira, nusanga telefone yawe ifite network nta kibazo yahamagara urahita umenya ko hari ikindi kibazo kishi inyuma ariko ngiye kukubwira kano kanya. Ako kanya rero ukimara kubona ko telefone yabaye call ended cyangwa guhamagara bikanga, hita utekereza cyane umenye ngo telefone yanjye nta muntu wayifashe cyangwa se nta muntu wayihakinze. Muribuka mu biganiro byagiye bishize nagiye mbereka amakodi yose wakoresha ukamenya niba umuntu akwinjirira cyane cyane by'umwihariko akumviriza cyangwa se yabasoma SMS ziwawe kuri message isanzwe, noneho ukaba washobora no kuntu wayivamo. Ibyo nawe bigishe step by step kugera kuva dutangiye kugera turangize. Hari amavideo abisobanura kuri no channel yanjye. Niba kandi ari ubwa mbere winjire hano ndumva wajya muri video zabanjije hano uraza kubona buri kimwe cyose kijyanye nuko ushobora kwirinda ibyo bintu. Ariko niba uhamagara kuba call ended kandi kwa checking ibyo bintu byose ugasanga nta kibazo ufite,
reka nkubwire uburyo bwa mbere urahita ureba noneho cyangwa urakoresha telefone yawe kongera ikaba nomo cyangwa kongera ikaba nzima. Icya mbere, telefone yawe nusanga irimo simukadi neza, network ikaba uri kuyibona neza, signal ukaba uri kuyifata neza, menya ngo telefone yawe bayihakinze cyangwa se hari umuntu washyizemo kode, cyane cyane ko hari igihe gusura nk'umuntu ataba ashaka kuhamagara agahita ashyiramo kode. Ya kode yamara kuyishyiramo wahamagara bikaba call ended, akaba yakurangije nyine. Wabwo utemeza telefone yanjye akayifata ukayiguhereza, wakwitamo niba ugiye guhamagara nk'umuntu runaka, call ended. Byumvikana yuko niba ufite service runaka umuntu agushakaho irahita ipfa, nturashobora kumuhamagara kenze we naguhamagara. So rero wowe ikintu ahita ukora cya mbere, urafata telefone yiwawe ujye hano hantu bandikira nimero zo guhamagara nk'ibisanzwe, nurangiza uhite wandika uyu mubare akanyenyeri, reka twirengagize, reka tuhite twandika tubivanemo burundu. Wandike ngo urwego, wandike 3, wandike 1, wongere ushireho urwego. Katubisubiremo, urandika urwego, wandike 3, wandike 1, wandike urwego. Ukimara kwandika ibi nkubwiye cyangwa imere nkubwiye, urahita ukanda kuri ya simukadi urwahamagara ikaba call ended, nuyikandaho reba ukuntu bahita bambwira ngo hide outgoing call ID service has been disabled. Bivuga ngo noneho bya bintu byatumaga telefone yanjye idahamagara aka kanya birahagaritswe cyangwa se bivuyemo. Ubu telefone yanjye ihamagaye yahamagara no bisanzwe, nkongera ngasubira na wa murongo wanjye nkuko waromeze. Bivanga ibintu bikorwa n'abantu runaka cyabaguhakinze, cyangwa se umuntu yaba adashaka kugira umusakuriza agafata telefone yiwawe agatashiramo kode runaka. Ndumva hari n'ikindi kiganiro nakoze wenda isobanuye iyo kode ushobora gushiramo umuntu mwamuri kumwe ntaba yabasha noneho kuba yagira ute yahamagara, kenze ku bantu wenda bifuza ko nazagisubiramo wenda mu buryo bwimbitse, ariko no kubundi bikorwa noneho ugahita uhagarika guhamagara igihe umuntu yabigukoreye utarubizi ariko udashizemo. Rero ukimara gushiramo urwego 3 1 urwego, icyo gihe bya bintu birahita bivamo byose. Ariko hari indi kode ya kabiri nshobora guhita mbabwira kugira noneho uhagarika n'andi makosa yaba yagukoreye, kuko ushobora guhagarika bino bintu ariko ukaba utarubizi neza ko hari ikindi kintu yakoze. Noneho wowe hita ufata telefone yawe nanone wandike urwego, wandike 00, wandike 2, wongeye wandike urwego. Kadusubiremo, iyi kode nayo ni ingenzi kuyimenya. N'uwabonye byagenze gutyo hari nk'umuntu wayitishije wahamagara bikanga, imenya yuko hari igihe yaguhakinze no mu bundi buryo. Wandike urwego, wandike 00 2 urwego, nurangiza ukande kuri simukade bari babikoreyeho nanone. Urabona nanone bahita bakubwira yuko ibyari byakozwe byose bivuyemo. Ibi rero bikora uzawize umutekano wawe ko nta muntu ukumviriza n'uwaguhakinze yabikuyeho, none uhamagara wongeye ukore service nk'isanzwe. So murakoze kurikirana Tera TV, iyi ni Tera yanyu n'umuyoboro wanyu wagezaho ibiganiro biri visual nangwa se birimo audio, ariko aka kanya ndagira ngo ukande subscribe kandi uko gusangiza n'abantu. Nimba ari ubwa mbere wari udukurikiranye uyu munsi, nyaboneka naho byiharanye nabyo urabuteye inkunga iremereye, kuko biratuma bigera ku bantu benshi cyane, ko twifuza yuko twebwe ibintu tuzi byagera ku bantu bose cyangwa ku banyarwanda bose, ndetse no hirya no hino aho tutabasha twe kugera. Ciao naho utaha, Imana ibarinde kandi aho mugisha. Ikiganiro cyo no garuka ni mukanya. Murakoze cyane.